Our broken hearts like broken tries. You can get all back together. Still lost with broken pieces. Still lost with old pain. I loved you without a second thought. All I got was pain. I loved you with all the shattered pieces. All I got was pain. Now I'm ngibyo byo gukome n'ibiki byirengagize. Twese turabagome. Hari umuntu twishe, hari abaturenze. Sinusa. Ko wambwiye ko wimutse. Ubuzima bumeze nabi. Iki telefone kiza gutya bakiguza wakuye amafaranga kukigura. Gihoreresha no mushito wanjye wankobye. Nitugurisha nzamukuraho make mwishyure gake gake. Cyangwa se warancunzura gurisha. Ariko ubuzima nyina wagurisha se nta gusinye. Mba ni ikinira. Sigaye ryoshye neza neza. Shaka tugire natwe tugurisha mbe muri ubuzima bwo komeza kwigira umukozi pe. Shano kuri. Mumbanje. Biragabira nambabaza kubona umuntu w'umugabo umuntu noneho nkundu umeze gutyo uhora mu mwenda umwe. the best of me. Nakoma najise kongunde jengine ariko ibishuko bikanga bikagukorera. Ese no usigaye uza kundeba utanambwiye cyangwa aganje arusha kureba. Nanje kureba. Nsanze ari kuganira n'abandi. Nuko rero nari nsanze bari bambwiye ngo arujye muri dushe. Bitese. Esa? Tambwese kuri buze. Reka ibyo tubirekera noneho reka murasire ku ntege nzanye hano. Urumva ubushize naraje umbwira utuntu umbwirira mu migani ngo zabambwirire ngo yuko ngo naboze ipapuro by'inzu sinibuka n'ibintu wanambwiye. Urumva takwihorera. Nigira nk'umuntu utabizi ubu none ngeye nje kukubwira Innocent wa nyawe sasa nje kukwereka ahantu n'icyerekezo ibintu biri kujyamo. Uko nyumva I'm fighting depression. Can't let it get the best of me. Can't let it get the best of me. Fungura amaso agakobwa isi sinyoko. Urumva? Ni kontu zonke vuba witugenda izagucutsa haze nabandi. Icyari kinzanya hangaha rero. Nukukubwira ngo ushaka ukuntu bigenza washaka iyugwa ibyo ngibyo ntago bindeba. Mu byumweru bitatu uzabe wasohotse muri iyi nzu. Urumva? Ubundi nudasohoka uzasorwa n'abayobozi. Sino noje no kunyirukana mu nzu yanjye. Inzu yawe. Ubwo waruzingwa ako kantu teretse mu nda guzakabyarira muri iyi nzu. Without a second thought, all I got was pain. Hello, wiza babite. Umeze neza? Umva se uri wanyu? None se wakihanganya ukigora ukansanga hano hanze y'iwanyu ko ngushaka? Pana ku gipangu. Handi muri kakayira manukiramo iyo ngiye mu rugo. Oya, nta kibazo gihari nuko nashaka kurinda mbona aho ngaho nyine. Wowe hangane wigore uza ntago bitinda. Sawa. Gira vuba, fungura amaso kajije. Nese abantu bagurishije inzu n'abandi. Ibyo se birakureba. Kusino sarika tuganire nk'abavandimwe. Muvano wawe ninde? Nta kibazo ka tuganire nk'abigeze kuba inshuti. Ko ndabara ko. Ushaka ko twari inshuti? Urabizi neza ko biratwara inshuti. Nta kibazo kwifata sinkoze gusangira gufata inshuti yanjye. Ngaho vuga vuba ngende. Ubu ngubu koko nawe bakwiye kuri kumemukira cyane bakwiye kuri kumfasha. Mufashe iki? Wowe wamfashije igeze. Nagufashije iki? Ubu utuntu twose wagiye umvuga gake gake uncenga uzi ko ntatumenye. Nkajya nzu kancira mu marenga ukagira ute ukavuga undyarya. Ubwo nibwo bushuti uri kuvuga.
kubera iki utanyishaje ngo umbwire ati ndi kugukeka ibintu ibi n'ibi ngusobanurire niba koko uri inshuti igihe naje hano kugukurizaho to ntabwo nijye iwanyu ndi kukubwira nk'umuntu twigeze kumenyana igihe byari cyari kuzagera akinosa uribuka ko ari wowe wangiraga inama ngo ntubake ukaza kungira inama ibibazo byandenze tugasangira tugakora iki tukaganira nkubwira buri kimwe cyose none uri kunkora bino bintu ntabwo urataha ujya he ko washatse hagarara hamwe ururwane nk'umuntu w'umugabo kandi ujye unasenga urumva imana ibigufashe ako nagasuzuguro nuko imana none yarangiye nsigaye nsenga none natokesha none akaba ari bwo amadayimoni amufata ugenda uririra imana yumva amarira yawe urumva ako ntuzemere ko hari undi mukobwa ugaruka hano uhari nutanigera yabigukora ese basi utangirire mu we nta nubwo yagira imeze umwana nwite umwana se nijya guteye cyane uwa musaza wanjye ndi umubyeyi wabuze uburyo nahangayitse njya kubyara kubera ukuntu kiri akagoryi wigize umutesi ubu nyine urumva uteye impuhwe bitese kumamagaye ni amahorora cyane amahoro rwose ntugire ikibazo bigenze bitese sha urebye nashaka kukubwira ko naratashye burya cyagiye umbwira bya bintu mbitekerezaho nsanga wararenganye mu buryo bushoboka bwose cyane hari wagize neza nsanga Linda yagukoreye ubwo muri mwana n'umugome ni inyamaswa we kanguka ahubwo ufugure n'amaso ushaka ukuntu uwo mwana azabaho umusore nyirukanza ajya kuba hehe ariko wa mwana ufite iwanyu muri abakire nta kintu mubuze ntabwo umeze nkanjye wirirwa mpangayikana na mama mwikoreye nirirwa nshakisha ubuzima uzasubirayo bamurere babuze ikizi ubuze niwe wa mbere waba ubyaye ako siko kinosa wasubije amaso inyuma ukareba umunsi wa mbere njya kuza hano kare inshuti yanjye nari mfite nagishije inama nkakubwira ukuntu bimeze ibintu byose ukanyihanganisha nkakubwira uburyo ntabasha kubana n'umuhungu w'umutayi inosa iyo uza kubimbwira kare kose nagiraga ngo nari kuba narasubiye mu rugo none kuko naho nari mfite ndambika umusaya nawe urashaka kuhanyaka uzi ko urugo rero rwisenyeye uziko nagiye nkabitekereza nkavuga ubu uyu Nirinda nari nzi uri gukora ibintu zaba wadufataga neza mana we kuri wadufataga utugurira amata twaje iwanyu utekereje biriya bintu ndavuga mbega Linda ntabwo ahubwo se kutibuka uribuka igihe beretse numve uribuka igihe nazaga nkasanga muri kwisengera nkabwa ngo mujye gusengera mu cyumba tugasengana na Linda tufatanya ko umuntu w'Imana ubita ari nimwe mwebwe mushaka mwamugize ikigoryi nta kintu kimwe abasha gukora ntabwo turashuka ahubwo tumufasha kwegera Imana gusa umushyitsi nta kintu muba wamuhaye gusa n'isangare urabura gufata umushyitsi ngo umwakirize nawe gusa ibiganiro byanyu bari kubyumva urizi ubu ntibakubangamiye ukabura uko ubigenza n'iki nta kibazo oya ikibazo cyagiye ari ukuri umushyitsi muhaguruke mujye mu byumba muganira nubwo wenda nawe nashyizemo akantu ariko wenda nkasa n'umuntu uvuga nabi ariko ni umuntu kuvuga nabi ni ibintu turemana ariko urabona ko nawe wari waratinze kubitekerezaho naratinze nanjye niyo mpamvu numvishe umutima uri kundya nk'umuntu wakoze icyaha se babyumva ari njye warwisenyeye yego ese ni njye warwubatse nyine niba kubaka bikunaniye udashobora gufunguka amaso nk'abandi bana bari hano hanze hamwe isi kwigisha ubu se umwana azabaho gutaho umugani wawe nutava muri ubwo bujiji urimo ngo ufunguke amaso umenye ko ugomba gushaka ikintu kikubeshaho umva nko mu myaka tangira uteganyirize imyaka 100 iri imbere urumva ugomba gufunguka mu mutwe ugafunguka amaso ugashira ubutesi ukamenya ko ugiye kuba umubyeyi nyine nk'ukubona ameze kwa iminsi mike kandi kuzaba umeze ko senosa niba wibuka neza umunsi umbwira ko zabambwiye ko yabyaye umwana hanze waba wibuka amagambo ambiri kunkomeza kukuri no kumbabarira pe ntabwo nari nzi ko Linda ahinduka inyamaswa nka kuriya shara mwana so umuntu pe siko yatakaje umuntu ubwaragiye burundu bibaze ko nanjye umuntu naravuga ati Linda ndamuzi Linda ibiki n'ibiki nkasara
ariko naje gusanga narinze atari wenze ibaze ko mu gihe cyose yari amaze yarankize muri aka kazi ejo bundi nibwo yakinjiyemo nabwo azarimo arambwira ibintu ngo nihangane ngo nikuremo ibyo yankoreye ibaze igihe cyose nari maze mu n'ubwa mbere yinjiye hano bwo aranakagukuramo basi ngo gushire no mu nzu akankuramo ashaka iki ko n'ubu ngubu umamagaye n'indi mu mirimo warayakurikije wenda reka ibyo tubyihorere ese uri kumbwira guhemuka kugira ngo nzabone uko mbaho nigeze nguhemukira sinasana kubereye umuvandimwe mubi ese uko kuri kumbwira ko ndi guhemuka ukaba unyirukanye naho nabaga ese ubu nimfa amaraso yanjye ntabwo uzayabona reka abantu muratisha gupfa ahubwo shu ahantu uzajya gupfira uzamenyesha umunsi n'isaha nzi nitwarire igitelefone cyawe cyiza n'utwinda twiza urumva nyine nigurishiriza ubuzima bukomeza cyangwa ko umuntu ni mugari cyane erega n'ubundi tumeze gutya natwe ntabwo ari twigeze gutya umva nyine iryo zina Innocente kera twari ba Innocente ariko isi irakwigisha wayi iminsi mike nakubwiye China sani ibintu byose uri gukora ubihamaniye n'umutima wawe nukuri Imana izabiguhembere umva reka tureke kugorana byari byo byari binzanye kandi nakubwiye ubundi nawe uri umuntu rega nta nubwo twigeze tuba inshuti buriya rero utekereza ngo nyirawe twabaye inshuti ntazi senzi nyine All I got was pain. Now I'm fighting depression. Can't let it get the best of me. Now come and I just say, come on, Benjamin. I go. If it should go, we can't go. Say, go on, Benjamin. I go. It means ikanga, ikagukura. Umutima umenite. We hung on it up so say now I'm fighting depression. Can't let it get the best of me. Let it get the best of kandi ngo barimo aransemba bazo usumva wari umuntu va ku giti jya ku muntu hari va ku giti jya ku muntu kabisa ngende ku ruhande rwawe ese we ntago muherukana n'uriya mukobwa mubi kuriya se ngo mbara mvugana iki nawe naba nkorana iki narinda umwana wabaye mubi kuriya ngewe ubu ndi ku ruhande rwawe 100% ntabwo nshobora kujya ku ruhande rw'umwana mubi nk'uri cyane ukuri wahisemo neza hari kandi ntabwo uzabyicuza pe ntabwo uzabyicuza narabitekereje nta kintu cyo kwicuza ninasanga hari n'ibyagenze nabi ntabwo nzabyicuza kuko niwe mwana mwiza muri ibi bintu byose shape no kuri kw'Imana kandi Imana isubiza ukuye broken highs like broken tries. You can get over. Meze neza ni karibu. Meze neza. Uje utambwiye se n'amahoro. Ora ko ari amahoro. Amakuru yaje. Ni meza gute? Ni sawa kumba nutunguye. Cyane tunguye ko uje utanambwiye n'amahoro se. Sinzi. Hari byo nshaka kuganirira. Ushobora gusanga ari amahoro cyangwa atari amahoro ariko byari ngombwa ko nza kugira ngo tuganire nubwo naguteguje ariko natekereza ko nshobora kuguhamagara ukamwira ko udahari kandi byari ngombwa ko mbikubwira ndumva nawe ubwoba ni iki se kikugeraho ntabwo kuko nta kidasanzwe humura wari umeze neza shameze neza nta kibazo watekereza gutuki se ko muri salo nyine nka televiziyo natse oya nari njyamye gatana cyangwa ari umushyitsi wari witeguye nyine uhita ubona ari ngewe oya hari umushyitsi wanjye uruvuye hano nuko nari njyamye gato nkahita numva ko manzi yenda ndabyuka okay sasa bisiko duherukana kera sibyo no kuvugana ni kera ariko ngenje kugusaba imbabazi
Warize ikize. hari byinshi byagiye biva kuri wowe ariko utazi ariko akenshi ninjye wari ubiri inyuma ari nayo mpamvu uje kugusaba imbabazi. Ibiki? Ibibazo uri guhura nabyo urabizi muri wowe mu buzima bwawe. Ushobora kwibaza ngo ni ibiki ngo ese kweki ibintu bimbaho ntabwo uzubira inyuma ninjye wari ubiri inyuma ariko nagira ngo musaba imbabazi. Ibiki se wari uri inyuma? Iby'urugo rwawe. Ndi kumva ndi kurota. Ni ibiki se by'urugo rwanjye uri inyuma? Ko mu buzima bwanjye hari ibintu byinshi biri kumbaho pe. Imana isubiza aho ukwiye kabisa. Ibyo bitekerezo Imana rwose yaguhaye ni ibitekerezo umuntu wese ufite ubumuntu utekereza akwiriye kugira. Oya nari naratinze byarandiye birangi ukuntu Linda ariko ibaze ko yanabimenye akamenya amakosa yakoze ntanagukure muri iyo nzu ngo gufata kugira abayize yireguza avuga ngo yasanze baramuroze naye nkamubaza ni se aho bakurogoreye wakoze iki? Okay. Linda, inshuti zawe ndabizi ko hari byinshi zagiye zikubwira ko hari umuntu watera ubwoba ariko umuntu yari njyewe. Ibyo se wabikora? Byarabaye. Ninde se wabikora? Nje kukubwira ibi ngibi kubera ko numvaga umutima urimo kundya nashaka kuguhambanira. Wowe se? Yego. Njye nawe se dufite ku buryo wangambanira. Byarakazi nahawe. Akazi. Yego. Akazi wagahawe nande? Nibyo nshaka kubwira byose kuri neza. Wagahawe na Zabase? Niyo mpamvu janga kugira ngo mbikubwire neza. Urabizi igihe duherukanira byari kera cyane. Gusa baciye muri byinshi kandi nanjye ubigizemo uruhare gutera inshuti zawe ubwoba. Gusa n'uwo Zabambwiye birimo. yakoze Iritavuze nyuma yo kumurogora se yakoze yigeze ashaka umuntu w'umukozi wabafasha mu rugo ngo ube umuntu yagukuye muri iyo mirimo yakugize umuntu w'umugabo mu rugo yakoze iki? Yakoze iki se shanyine? Utari kwica kuri Linda nazakumenye ibintu byararangiye wowe nawe nangwa nanjye twaratandukanye ubu ngubu yamaze kumvumbura. Rahira Sasa yarakumenye ndaje ngo ngende muhibye bimurenge se niki wabo nanjye ubwo nyine mbonana na Zabaza bamaje kumbwira ibyo ngibyo nahise mbonana na Linda. Umva cyakoze nanjye ndamweretse dusura cyo byaramucanze ndabizi ngo ari kugusaba imbabazi siko natinyuka ndetse n'uwitwa Innocent. Ambwira. Zabase no kwishuraga. Ntabwo ari wanyishyuraga. Innocent se no kwishuraga. Cyane Breeze. Akazi nagahawe na Breeze ari umumagaze. Arabimbwira byose ku murongo uko bimeze. Amuzana Zaba. Ndetse bambwira ko Innocent ari uzanyishyura. Sabira ya Panchi. Panchi? Ubihagazeho neza? Ariko ibyo byabaye kera ntabwo byabaye ubu ngubu. Ahubwo n'ibikubaho nonaha. Niba ubiri inyuma. Zaba? Ntabwo ari Zaba wenyine na Innocent. Even na Breeze mu bantu. Bo biri inyuma. Gusa kubera yuko nabonye nakomeza kugira umutima mubi. Yaba Ariya, yaba Nesa, banyohereje gutera ubwoba. Ntabwo Rwandan byari kwatera ubwoba. Byari ukubica. Ninde se wavuga ngo bice? Innocent yaranyishyuraga Zaba akampereza amategeko cyangwa amakora. Yakugura umva atanze amafaranga ni nawe ufite umugambi. Ese ubundi tukiri aho ngaho kuki uje kubimbwira? Bakwambuye ntabwo bakwishyuye? Ntabwo banyambuye. Ahubwo bayamejeje. Kugeza nawe bigeze ko ayo bamaye barimo kuyansaba ngo nta kintu nigeze nkora. None bizeye iki kuje kubimbwira? Urakoresha umutima wawe kwemera ukuri muhaye.
umva noneho ukuntu asigaye nkanga noneho n'ubu ngubu ambuze gato yampitana reka nsubire ahubwo mu mirimo. Ubundi se ari mu rugo? Ari mu rugo. Ari kumwe nande? Ari kumwe na Innocent. Na Innocent? Yego ko. Na Innocent kabisa. Na we Innocent this. Uziko na Innocent naye naramwibeshyeho nirwa mvuga ngo numaneko ngo numwana mubi ngo ni shitani uningegera kumbi nawe numwana mwiza ahubwo muri yaririnda. Waje nawe kubona karengana? Ararengana. Umwana w'abandi sha bamushinja ngo nabyaranye nawe. Ubu ngende umuntu wabyara bikayoberana. Byayoberana se umwana se umugisha wabyara umwana ukamuhisha. Nese wimenye uteka Innocent ari umwana mwiza. Nyine nanjye naje kwanariza ndavuga se Zaba nafataga kuri nkabona ni inyamaswa na Innocent ubwo se naramwibeshye mbona ndatekereza mbona nta kimenyetso na kimwe gifata Innocent. Wanarije neza pe ararengana ahubwo uzamushaka umusaba imbabazi. Ukuri kw'Imana nzamusaba imbabazi basi wenda muvugana cyane uzaho umusaba imbabazi aho nzongera guhurira nawe nanjye nzazimusaba. Sha nata nkabona uko mvugana nawe uriya mutindi w'umukobwa atabibonye ndamugusaba imbabazi kabisa ndamubwiye ko twabonanye. Wimumbwirire pe mbwire ambabarire rwose. Mwamuje ko bwira bino mukora ukuri kundimo. Ubwo nawe uraza guhitamo kubyumva. Nsirisha buretse gato. Cyagiye dura ku irembo rero bivuze ko uje kumemukira nkagufata. Oya. Nawe naje guhemukira. None waje gukora iki? Waje kureba sobuja? Ahubwo naje guhabwa amabwiriza y'ibyo ngomba gukora. Gusa nkurikije uko tuziranye, uko twiganye, uko twabanye mu buzima busanzwe, ibyo byose narabyemeye kubera ko baramaze kumbwira umugambi wabo nkabona nimuhanga batekereza ko nzabikubwira ko uzabera ko tuziranye. Niyo mpamvu nabyemeye kugira ngo nkurinde. Akaba ari na mpamvu nanze kwica bariya bana nk'uko bari babinegetse kuko nabyo mbishobora nawe kubikora ariko narakurindaga. Niyo mpamvu nje kubikubwira. So bitewe n'uko tuziranye ukuri nje kukubwira niba ugomba kukwemera cyangwa kuguhakana. Gusa narakurindaga kandi niyemeje kukurinda. Shasa rero ari reka nsubire mu mirimo urakoze kabisa nago ariko wakumva ko nishimye iyi nkuru kabisa. Nzi neza kuko ndi ku ruhande rwawe kandi ujye umva ko ufite abandi rwawe. Ahubwo nayo nibagiwe ko nabonaga mwaye musigaye muri batatu wowe na Lyinda na Eme twaramubuze na telefone ye ntago iriho. Nta makuru ye. Buriya rero uretse kuba narahuzwaga na Lyinda kuri Eme nta wundi bushuti nayo mfitanye na Eme ntago tugeraga tuvugana uretse kuzari iwanyu nkasanga ari kumwe na Lyinda tugahurira kuri Eme. Sha Eme tumaze nk'icyumweru tumubuze kabisa sinzi niba ari amahoro. Simbizi wenda niba yarasubiye i Bugande twabaza niba bene baba baramuhemukiye simbizi. Ibyo byose nabimenya pe aho nta makuru na make mfite. Wowe uko ko mwavuganaga ukomeza ugerageza wenda namwandikiye no kuri WhatsApp. Mfite ku nimero ye ndayifite nshobora kumuhamagara ndamwumva yatakitabaga mwandikira. Ubwo numenya amakuru y'uzambwira. Nta kibazo. Sawa urakoze. Sawa ugende. Sawa Imana igumugisha kandi. Ibyari yabwiraga Zaba byose byari ibinyoma. Ahubwo rwari rwitwazo rwo kugira ngo Zaba abone ko bari mu murongo umwe no gukomeza kwiga uko yanjya kure mu bitekerezo bye. Ndabona ubuzima bunaniye kabisa. Lyinda bitekerezo byinshi bitandukanyije na ziriya ngozi zibiri kubera yuko umugambi wabo namaze kumenya. Ese koko Zaba birimo bino bintu? Lyinda abirimo kubera ko Innocent twashwanye, Zaba twashwanye, Brice twashwanye. Ahubwo si Innocent ko wavuye hano mu kanya ntabwo muhuye? Avuye hano? Igihe kingana gute? Hashize nk'iminota 30 kuko nawe yaravuye anambwiye ibintu ndaryama. Hashize nk'iminota 30 avuye hano. Aya, minota 30 ntabwo nakaje kumura. Ahubwo se Zaba arahari? Zaba arahari. Okay, reka nkwereke. Naje kubikubwira kugira ngo umenye ibyo byose kandi niyemeje ko nzakurinda. Nubinyemera ko kukanyizera kuko icyo mubwiye cyose nawe nubigenza uzabikurikirana nsanga ari byo. Nserisha igihe dura kuri gate ayo mabwiriza warushe gufata ni ndore igiye kuyaguha yarayaye. Okay. Igihe sohoka kuri gate ndi kumwe na Zaba na Brice. Nibo bari bamamagaye. Ko nari maze guhura na Ari yamuteye ubwoba nje kubabwira ko nabigenje kugira ngo bambwiye ikintu cyo gukora. Bakumvisha bahita birukanka kandi njye ntabwo nari kwirukanka
ahubwo nahise amanuka kwa ko utari uzi ko turi mu mugambi umwe niyo mpamvu wambonye ariko kuri kwanjye nuko uzashobora kuzana inzego z'umutekano mu bintu bitemewe twari twakoze uziko nawe bagufunga wowe gutera umuntu ubwoba mani ukoresheje intwaro uziko bagufunga bro ariko iminsi